Haleluya. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, muvuga ubutumwa w'uyu munsi ndi Umutoni Peace, ndi mama wubatse w'abana babiri, benshi bazi ku izina rya pasiteri, yumvikane ko ndi umudamu wa pasiteri. Imana wamugisha. Nongeye kubasuhuza uyu munsi, nanone turagarutse tuje kugana ku ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yanyu, rihumuriza imitima yacu, rihumuriza imitima y'Abanyarwanda. Impamvu tuje muri studio ni ukugira ngo abacitse intege bongere basubire imbaraga, abatakaje ibyiringiro bongere basubiremo ibyiringiro, abavuye mu byizerwa bongere basubire ukwizera. Turashima Imana rero yatwemerera none kugaruka aha ngaha. Tuje hano ku bwanyu, tuje hano kubw'Abanyarwanda, tuje hano kubw'abarushye n'abareberewe, kuko n'Imana Uwiteka Imana aduhamagarira. Turashima Imana rero ko uyu munsi nanone twongeye kuza tuvuga ku ijambo ry'Imana. Imana yatwemereye, turashima Imana kubw'ibyo rero. Imana ibahe umugisha mwebwe mukurikiye iyi televiziyo. Turashima Imana ku bwanyu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi twabazaniye, turashaka kuganira ku ijambo, cyangwa turashaka kugira ngo tugabane ijambo ryitwa Uwiteka Umwami Imana agiye kwishakira igitambo mu byawe. Imana ishimwe. Imana agiye kwishakira igitambo hahandi wari wabuze ibyiringiro, hahandi wari wabuze ngo Mana ndagirane, hahandi wari watekereje ngo Mana ndabigenza gute. Uwiteka Umwami Imana agiye gushaka igitambo. Uwiteka Umwami Imana agiye kubera igisubizo aho utakekaga igisubizo, aho utafite ibyiringiro. Uwiteka Umwami Imana agiye kuguha ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Hahandi avuga ngo birarangiye, Imana yaje kugira ngo yongere bitangire. Handi avuga ngo biracitse, Imana yongeye kuza izanye ibyiringiro, ivuga ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Nubwo ubona bimeze gutyo, nubwo ubona bisa naho utakaje ibyiringiro, ariko muri iki gihe Uwiteka Imana ahari kugira ngo aguhumurize. Ndabizi mu matwi y'Abanyarwanda, mu matwi y'abatuye isi hari ibiduca intege, hari iki cyorezo COVID-19. Ibyo byose ni ibintu biduca intege. Turabona abapfa impande n'impande hirya no hino ku isi. Ibyo byose tukagira ubwoba, ariko mu ijuru hari Imana yiteguye kudutabara. Mu ijuru hari Imana yiteguye kudushakira igitambo. Imana ishimwe cyane. Humura rero, ndazana ijambo rihumuriza imitima yawe, umutima wawe. Ndazana ijambo rihumuriza imitima y'Abanyarwanda, ngo nubwo bimeze gutyo, humura, humura nshuti yanjye. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugira ngo tugane ku mugabo umwe witwa Aburahamu. Aburahamu yamaze igihe kigali adafite umwana. Bibiliya twara ko yari ingumba, ngo umudamu wa Sara ngo yamaze igihe kinini atabyara. Ariko birambwira ngo igihe cyaje kugera, Uwiteka Umwami Imana aramwibuka. Nubwo yamaze igihe kinini yitwa ingumba, nubwo yamaze imyaka myinshi, Bibiliya avuga ngo ndetse n'igihe n'imihango y'abakobwa yatakijyamo, ariko umunsi umwe ntabwo Uwiteka yize yita ko iki gihe cye cyatakaye. Nubwo ntabwo yize yita ko iyo minsi ye y'umukobwa yagiye ayirangije. Nta nubwo Uwiteka yize yita yuko ibyo abantu abasayansi bavuga ngo igihe runaka ngo ajye muri menopause, ntabwo Uwiteka ibyo yabyitayeho. Bibiliya avuga ngo igihe cy'Uwiteka kigeze, ngo nuko Sara asama inda. Yesu ashimwe cyane. Amina. Mu gihe cy'Uwiteka kigeze, isaha y'Imana igeze, igihe cy'Imana kigeze, ngo nuko Sara Uwiteka aramwibuka, asama inda, abyara Isaka. Na utekereza neza, umaze kubyara Isaka baranezerwa n'umugabo we. Ndatekereza nawe mama ujya ubyara, Imana yakugiriye neza, ngo n'urubyaro. Niba utabana n'urubyaro, humura, Uwiteka aje kugira ngo aguhe urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Biraba ngo Isaka amaze gukura, amaze kujya mu gihe anezeza nyina, anezeza ababyeyi, ngo Uwiteka aranje abwira Aburahamu, bata Aburahamu we, nubwo bimeze gutyo, icyonyine n'umuhungu wawe Isaka ajya kumunambira. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ngo ntabwo Aburahamu yigize atekereza yuko birangiye. Ntabwo yize batari we mwana none ari mbonye, wowe warumvanye mu bugumba, ngo noneho birarangiye, nyongeye gusubira noneho mu yindi zina, mbaye mu izina ry'ubugumba, nongeye mu izina ry'uwo napfushije, mbaye incike. Ibi ntabwo Aburahamu yize abitekereza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ahubwo biravuga ngo nuko Aburahamu yumvira Uwiteka Imana,
ngo arangije afata umuhungu wa Isaka ngo nuko arazamuka. Inshuti yanjye, muri ibihe bikomeye, muri ibihe bikomeye ubuzima bwawe, muri ibihe bikomeye igihugu cyacu, muri ibihe bikomeye abanyarwanda, muri ibihe bikomeye abantu benshi, muri ibihe bikomereye abatuye isi, icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukumvira Uwiteka Umwami Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, ukumva icyo Imana igusaba, ukumva icyo Imana igukeneyeho. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo arangije ngo Aburahamu ngo yumvira Imana, ngo afata umuhungu wa Isaka ngo baragenda, ngo afata inkwi. Yesu ashimwe cyane. Afata umushyo ngo barazamuka, ngo barakomeza baragenda. Bibiliya ivuga ngo nuko Isaka aza kugera ahantu bajya ko data, ko tubona inkwi nkabona n'umushyo, igitambo cyo gutamba kiri hehe? Yesu ashimwe cyane. Ngo Aburahamu asubiza umuhungu wa Isaka ngo ati mwana wanjye, Uwiteka yagushakira iki? Uwiteka yagushakira igitambo. Ijambo ratuvuga ngo Uwiteka ajya gute? Arishakira igitambo uyu munsi ku buzima bwawe, arishakira igitambo muri business yawe, arishakira igitambo mu rugo rwawe, arishakira igitambo mu rushako rwawe. Humura, Uwiteka yiteguye kwishakira igitambo mu kazi kawe ka buri munsi. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko baragenda. Amina, haleluya. Tugiye gusoma rero ahantu hava mu itangiriro ibice 22 n'umurongo w'9. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abango nuko bagera ahantu Imana yabwiye Aburahamu yubakayo igicaniro yarikaho zankwi, aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijoro ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko k'uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Jehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana ishimwe cyane. Ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Ngo nuko Aburahamu aragenda ngo agera ahantu Uwiteka yamubwiye. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none ndagushishikariza cyangwa ndagusaba gutegereza ahantu Uwiteka yakubwiye. Wireba fotokopi, utegereza ko ari original. Tegereza original Uwiteka, kuko tutanakeje tuzanira za fotokopi akashaka gutwara ko original. Uya ako tegereza original Uwiteka. Bibiranga neza ngo nuko Aburahamu aragenda arangije agera ahantu Uwiteka agize gute? Uwiteka yamubwiye. Nawe ihangane, utegereza ahantu Uwiteka yakubwiye, utegereza icyo Uwiteka yakubwiye, utegereza icyo Uwiteka yavuganye nawe. Ngo ahageze ngo arangije afata umuhungu we. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yatekereje yuko ati noneho biracitse, ariko yubaha Uwiteka. Aravuga ati rero reka ngende mvuga muri icyo Imana yambwiye, nitaye background, nitaye amateka, nitaye kavukire, nitaye ariko icyo Uwiteka yavuganye nanjye kanjye gute reka ngikore. Akenshi abantu bajya bitanya imvugo y'abantu bakayitanya n'imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana iza isimusiga. Imvugo y'Imana igira kwivuga, Imana igira kwibigenza. Ntabwo Imana ivuga nk'abantu, ntabwo Imana ikora nk'abantu. Imana yihariye ubumana bwayo, Imana ifite ubumana bwayo kandi ikora nk'Imana. Rero nshuti yanjye, uyu munsi wa none ndakwinginga kugira ngo utegereze ahantu Uwiteka yakubwiye, utegereze Uwiteka yavuganye nawe. Wishaka gufata fotokopi, wishaka kwihutisha isezerano, tegereza ugire ahantu Uwiteka yakubwiye. Bibiliya ivuga ngo nuko Aburahamu akomeza aragenda, umuhungu akomeza kumubaza ibibazo byinshi, ariko ngo atakugera ahantu Uwiteka yamubwiye. Mwese ashimwe cyane. Ngo arangije aramubwira ati rero inshuti yanjye, nahangaha n'Uwiteka amaze kumubona, n'Uwiteka yambwiye maze kuhabona ko ahangaha. Ngo afata umuhungu wa Isaka, ngo arangije ngo amuhambira, arangije ngo amushyira ku gicaniro amaze kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Ngo arambura ukuboko kugira ngo asogote umuhungu we. Yamaramaje kumuha Uwiteka, yamaramaje gutamba Isaka. Yabaye uko bimeze kose, sinitaye amagambo y'abantu, sinitaye ibyo abantu bazamvuga, sinitaye imiryango mvukamo, sinitaye imiryango
umugore wanjye Sara avukamo ahubwo ngeje gukora kuri umusozi niko cy'Uwiteka yambwiye nshuti yanjye wikwita ku magambo abaturanyi bavuga wikwita ku magambo igihugu kivuga wikwita ku byo isi n'ubutaka barimo kurira oya ahubwo umva icyo Uwiteka avugana nawe uyu munsi wa none Uwiteka yiteguye kuza gushaka igitambo nubwo bimeze gutyo wabuze icyo ufata nubwo bimeze gutyo wabuze igisubizo nubwo bimeze gutyo ubone none byarangiye na Isaka yagiye kana gisubizo gihari humura Uwiteka yiteguye gushaka igitambo kugira ngo uyu munsi wa none usubirane umunezero natekereza Uwiteka Imana amaze kwereka Aburahamu kuko ngata Aburahamu yamabaga inshuro ebyiri ngo ajamwe ati rero nukoze icyuma kuri umuhungu kuko namaze kubona neza ko umutima wubaha Imana umutima wubaha Uwiteka wamaramaje kugira ngo ume umwana wawe ntabwo uzi umunyima kandi umwana wawe umwe w'ikinege Imana ishimwe cyane waje ati rero nubwo bimeze gutyo nimuhumura denjewe umwana w'umukozi n'icyuma ahubwo reba mu gihuru ngo aranje ngo Aburahamu yubura amaso ngo aranje reba mu gihuru cyane ngo aranje ngo abona imfizi n'ama oh haleluya hari imfizi n'ama Uwiteka kuzaniye uyu munsi wa none hari imfizi n'ama utatekerezaga Uwiteka kuzaniye uyu munsi wa none hari imfizi n'ama Uwiteka kuzaniye nshuti yanjye humura nubwo bimeze gutyo hari igitangazo kanyaga hayitanga utatekerezaga utigeze no muryango wawe ubona icyo umuryango wabonye icyo cyararangiye icyo abavandimwe babonye icyo babonye icyo cyararangiye icyo u Rwanda rwabonye icyo cyararangiye oya hari icyo Uwiteka Imana kuzana no munsi wa none akubwira ngo humura nubwo bimeze gutyo dore wikoza umucyo kuri uwo mwana ndabona ko umutima wawe wubashye Uwiteka ndabona ko umutima wawe wamaramaje kubaho Uwiteka ndavuga n'umuntu ubaho Uwiteka uyu mugoroba uyu munsi wa none ndavuga n'umuntu ubaho Uwiteka uyu munsi wa none nk'umwana nubwo bimeze gutyo nshuti yanjye Uwiteka kuzaniye igitambo uyu munsi wa none ugiye guseka ndateza ko Aburahamu Uwiteka amaze kumubwira ati rero ntugerageze gukoza icyuma kuri uwo mwana ngo aranje ati bura amaso yubuye amaso gutya abona mu gihuru ngo imfizi y'intama nshuti yanjye uyu munsi wa none hari icyo Uwiteka akuzaniye ugiye gutuma wongeye kugarukana umunezero tugize ubona nubwo bimeze ngo mu rushako byanze muri Uwiteka agiye kuguha umunezero tugize ubona nubwo ubona mu rubyaro byanze nshuti yanjye mu ijuru hari Imana itanga urubyaro yahaye Sara urubyaro yahaye Hana urubyaro ikamuha igisuzuguro cy'ubugumba Uwiteka yiteguye kuza kugukuraho igisuzuguro nshuti yanjye icyo ufite cyose niba igisuzuguro cya keredi niba igisuzuguro cy'uruvugo niba igisuzuguro nshuti yanjye icyo ufite mu kazi kawe nshuti yanjye uyu mugoroba Uwiteka araje kugira ngo akugirire neza uyu munsi wa none Uwiteka araje kugira ngo akwibuke nshuti yanjye ushobora kuba aho uri impamvu ndimo gushyira mu mugoroba ushobora kuba urimo kumva inkuru nziza cyangwa ushobora kuba wumva inyigisho aho uri ari ku mugoroba aho uri saa sita aho uri isaha yose ariko ndakuzanira inkuru nziza ngo humura Uwiteka yagushakiye igitambo nshuti yanjye humura Uwiteka aje kugusetsa inseko tugize ubona mu buzima bwawe iyo wabuze imyaka ni myinshi yaba imyaka 15 imyaka 20 imyaka 30 ntabwo Uwiteka yaje gukora ntabwo yita ku myaka ikibazo bimazemo ntabwo yita ku gihe kimaze uyu munsi wa none nshuti yanjye uhumura Uwiteka yiteguye kuza kugira neza Uwiteka yiteguye kuza guhaza icyifuzo cyawe ngo aranje Uwiteka Imana abwira Aburahamu ngo ntugerageze kurambura ukuboko ngo ukoze Isakaho icyuma Uwiteka Imana arangije ngo Aburahamu amaze gutamba igitambo amaze gutamba ya ntama birimbwira ngo iki birambwira ngo arangije asubizana n'umuhungu we Isaka nshuti yanjye uratahana uyu munsi wa none cyangwa se ufite inkuru nziza cyangwa se inkuru nziza zivuga ngo humura Uwiteka aragusubiza icyawe wabuze mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka yiteguye kugira neza Uwiteka yiteguye kuza kwifuza kwawe Uwiteka yiteguye kuza kugira ngo agusubize ibyo warabuze nshuti yanjye umunezero mu rushako umunezero mu muryango wawe amadeni ufite imana n'imane nshuti yanjye aho uri hariho hose amaruri urimo kurira Uwiteka ari kugira ngo kugire neza nshuti yanjye Uwiteka ari kugira ngo ahaze kwifuza kwawe Uwiteka ari kugira ngo aze ashaka agusubize umunezero wawe akamubwira ikintu kimwe Satani abwiye ikintu abanza kutwambura kugira ngo ashobore kudutsinda
abanza kudukura umunezero, abanza gutwara umunezero wacu, azana indwara kugira ngo abanza gutwara umunezero wawe, azane ubuzima cyangwa ubukene kugira ngo atware umunezero wawe, azana kudashaka kugira ngo atware umunezero wawe, azana urushako rubi kugira ngo atware umunezero wawe. Buri intwaro yawe Satani abanza kurwanisha cyangwa gukoresha nuko kwambura umunezero, ukava mu byiringiro ugatakasha ibyiringiro. Ariko ndakuzana inkuru nziza no mugoroba, birambwa neza mu yubu ngo naho igiti cyatemwa, igiti cyatemwa nubwo cyakurwaho amababi kikongera neza kikugwa nta byiringiro, ariko kuko cyashoye imizi mu mazi ngo cyakongera kigashibuka. Uyu munsi wa none rero ndashaka kukubwira inkuru nziza ngo humura, nubwo bimeze gutyo, niba warize Yesu Kristo ukaba washoye imizi muri Yesu Kristo, ukaba wabutse nubwo bimeze gutyo, nibwo mbona byanga mu rushako, nibwo mbona amadeni aba menshi, nibwo mbona uruvugo ruba rwinshi, nubwo mbona ubugumba ari bwinshi, nubwo mbona kudashaka kwinshi, ariko Uwiteka arahari. Humura, Uwiteka kugira ngo utetse tutite ku myaka umaze. Nshuti yanjye, ndasoza mvuga ngo humura, Uwiteka arahari kugira ngo ugire neza. Soza mvuga ngo humura, Uwiteka arahari kugira ngo yongere agusetse. Ndakubwiza ukuri, ntabwo bimeze gutyo, ntabwo amakabya nk'urumuzaniye, ntabwo kugira ngo noneho ni murare. Oya, ndakuvuga ngo humura, Uwiteka ari kugira ngo kugire neza. Nshuti yanjye, komera kandi wizere Imana. Imana iteguye kukugira neza, Imana iteguye guhaza kwifuza kwawe. Nshuti yanjye, mbango ukomere kandi wihangane, kandi dufite amasengesho nshuti yanjye kugira ngo ukomere, Uwiteka asubize icyo umutima wawe ushaka. Dufite amasengesho kuri tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu y'iminsi 3. Buri kwezi turakora kugira ngo Uwiteka agarure ibyacu, kugira ngo Uwiteka yongere atuzane umunezero, kugira ngo Uwiteka yongere agarure ibyacu Satani yatwaye. Kuko Uwiteka ari kugira ngo hari imfizi y'intama ifatiwe ahantu mu gihuru iragutegereje. Nshuti yanjye, hari imfizi y'intama ifatiwe ahantu mu gihuru niho utegereje kugira ngo wongere guseka, kugira ngo wongere kugirirwa neza nawe, kugira ngo wongere nawe gusubizwa izina rishya. Nubwo amazina yacu hari ibindi Satani yagiye abyubakaho, ariko amazina yacu Uwiteka aje kwadusubiza. Uwiteka kugire neza, Uwiteka guha umugisha, Uwiteka yongere agusubizemo ibyiringiro. Urakoze Mwami Imana, urakoze kwihara kutugira neza, urakoze Mwami Uwiteka guhaza kwifuza kwacu, urakoze Mwami kumva Mwami Abanyarwanda, abatuye isi. Mwami ndakwinginga Nyiringabo Mana, hari inkuru mbi twumvishije mu izina rya Yesu Kristo, iki cyorezo cya COVID-19 mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenga kugira ngo wigaragaze mu Banyarwanda, kugira ngo wigaragaze Mwami wanjye abatuye isi. Mwami w'abami, isi irababaye, isi Mwami wanjye imvugo zarahindutse. COVID-19 buri muntu wese, umwana muto arayizi, umukecuru arayizi, umukuru. Mwami w'abami, twese twagize ubwoba, ariko mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana itewe kutugira neza, mu ijuru hari Imana itewe kuza guhaza kwifuza kwacu, mu ijuru hari Imana itewe kuza kugira ngo ishyirize ahatari inzira. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana gira neza Abanyarwanda, gira neza abatuye isi, mu izina rya Yesu. Mwami abarwayi bakize, Mana utakaje ibyiringiro umusubizemo ibyiringiro. Mana utugire neza nk'Imana. Urakoze ibyiringiro byanjye, urakoze ko kumwe natwe, kandi urakoze ko uteguye Mana kuza guhaza kwifuza kwacu. Urakoze Mwami w'abami, ugire neza Umunyarwanda, gira neza Mwami w'abami abatuye isi. Mwami wanjye gira neza Abanyamerika, gira neza Mwami wanjye Abagande, gira neza umuntu wese uri mu ishusho yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze kutugire neza, urakoze kuva gusenga kwacu. Kandi Mana nzi neza Uwiteka Mana uri mu ruhande rwacu, nzi neza ko nta mubisha, ntacyo twatinya kumwe natwe, ntacyo twatinya Mwami. Niyo Mwami COVID ntabwo twayitinya kuko uri kumwe natwe, kandi nzi neza ku munsi umwe tuzasohoka tunezerewe ngo Mwami urakoze kubera ibitangaza. Urakoze Mwami, ishimwe n'iteka bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Mwami Yesu, urakoze ibyiringiro byanjye, uri Imana igira neza, ishimwe n'iteka bibi byawe. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushyize hejuru, Mana tubangura uwera, ukwiye amashimwe kandi ukwiye icyubahiro, ukwiye guhimbazwa no gushyirwa hejuru.
murakoze Mana, murakoze nshuti zanjye, murakoze Imana bagendera uyu munsi, Imana haze kwifuza kwanyu uyu munsi, Imana biteho kandi abagiriye neza. Niba hari icyifuzo ufite twasengana, twagusengera, twafatanyiriza hamwe tugasengana nawe, ukaba ushaka hari ibyifuzo ushaka koza bakoza kuri WhatsApp cyangwa se ukanahamagara 0788 44 38 67 cyangwa se ukaba washaka address email kuri ekara yawe. Imana irahari, urayibona kuri ekara yawe. Imana bagire neza kandi abaho umugisha, Imana biteho, Imana basetse, Imana abagire neza. Murakoze, Imana abaho umugisha. Amen.